Ahangaha mu babyeyi umubyeyi wagize ingorane ashaka mu buryo bugoye ashaka nabi ariko afite imyaka 17 ariko nyuma y'imyaka 17 uwo yabyaye nawe agira imbaraga harakura ko ntabwo tubyara ngo turere ibuye harakura agira imbaraga abona imibabaro nyina yababaye abona umuntu nyina yakubiswe umunsi umwe hari kabakaba hari inyeganyeza aravuga atari papa sinamubuza kuzongera gukunda mama. Abana bashobora kuvuga batari ku mama aho yakuriye n'ibisharira azakomeza guhura n'ibisharira kandi noneho natwe dufite uburyo natwe turiho natwe twarakuze ariko ikintu cyo Imana ishimye yuko agenda ariko natwe dukwiriye gushima Imana kuko ntawe ukigwa mu ziko asize kinacyo dukwiriye kugishimira Imana umuryango ukwiriye kugitekereza ukagishimira Imana. Tubonaganire n'abana banjye ndababwira uyu munsi ntashye muri mwe ntawe uba mu ziko waba agenda yagenda akagira agashaka uwaha amaboko ye akamugaburira unatungwa n'amaboko ye. Umwe azafasha undi umwe yasindagiza undi akamugeza nawe ahageze. Niba naragerageje n'umwe na mama wanyu mwebwe abamaze kugira imbaraga niba ari batanu abamaze kugira uburyo niba ari batanu ntibananirwa kugabagabana kuko afata umuntu afata musindagizanya kuri kugishimira Imana ko kagiye cyane wa musaza ageze ariko Imana yamuhaye imbaraga yamushoboza. Ndagira ngo rero bene data twibukiranye gatoya kuri aya ni amagambo akomeye kandi abantu benshi bakwiriye kumenya bakayaha agaciro. Aha si iwacu tuhari igihe gitoya ariko y'Imana itagira santima itagira amarangamutima ariko iranemera bakagira na 60 n'ingahe niyo ngize yego ariko umunyarwanda kwitegereza avuga ati buye rimene kubondo
zisukuma, inzondo zose zirimo zirasukumba ariko amabuye yameneka, nta gitangaza gihari. Kugira ngo rero uyu munsi utubere umunsi mwiza, umunsi wo kuzirikana icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Imana rero ni umuhanga, itegura urugendo rw'umuntu ariko ikabishyiraho n'iherezo. Icyo gihe cyagera ikamujyana namugishije inama, ntawe ubaza ngo bigende bite, ese mujyane, ese mbe mwihoreye. Ntabwo Imana ari uko kuko imeze. Imana imujyana mu gihe cyayo, kuko nta mujyana agira. Umwanditsi wanditse Yesaya ageze ku bice 57 ahavuga amagambo akomeye kugira ngo twibukiranye. Mwanditsi yaranditse ngo byose byakubiswe no kwibukiranya gusa. Yesaya 57 ndagira ngo twibukiranye n'iki Bibiliya ivuga. Ivuga ku bagenzi, ivuga ku bo turi kumwe, ivuga kuri twebwe ba none n'abejo. Umukiranutsi arashira mu murongo wa mbere, ariko ntababyitayeho. Abanyamuntu bakurwaho, ariko abantu ntibazi ko kumenya ko umuntu yabyitwaye mwate mu gihe Imana yamutije. Ibyo bikadufasha natwe kumenya ngo muri iki gihe cyacu turabyitwaramo gute. Bibiliya rero ikavuga ngo abakiranutsi barashira. Uwavuga ngo abanyabyaha barashira, umuntu wese yakumva ko koko byari bikwiriye ko bashira. Ariko Imana yemera ko n'abakiranutsi bashira, kandi bagashira nta n'ubyitayeho. Abantu ntibabiha agaciro, akagenda. Cyakora wenda umunsi muri wo kugenda kwe tugahaguruka tukaza tukamuherekeza bwa nyuma. Uko niko ameze, niko umwana w'umuntu, niko isi yubatse, niko isi iteye. Abagabo bageze baravuga ngo abantu b'Abanyarwanda ngo bakunda bapfu. Ariko ndagira ngo babwire ngo si ikibazo cy'abapfu, ahubwo umuntu wese yakiranuka atakiranuka, irembo ni rimwe, inzira ni imwe. Yaba umukire yaba umukene, yaba ukomeye n'uworohewe, nawe rwubaha nawe rutinya, igihe kiragera rukamutwara. Wa musaza wo muri Kongo yaririmbye ngo ni convocation sans pardon. Iyo bamutumye nta kimusubizayo. Aha rero harakomeye cyane. Yesaya rero abyitegereje aravuga ati abanyamuntu bakurwa mu isi. Cyangwa aho tubona nta imbere yayo n'abahari. Yego ni none n'uyu munsi, ariko rero ntabwo tubizi, twe n'ibanga ry'Imana. Mwatwanditse aravuga ngo ntiyabonetse kuko Imana yamwibwiye. Iyo uvuga ngo ntiyabonetse ntikivuga ko birabika kuba ko hari ibyamushatse, hari ibyamushakaga, ariko ntibyamusanga ntiyaboneka. Ariko ikibazo ni igihe n'Imana yamwibwiye mu gihe cyagaragaraga nk'igikomeye. Imana yamwibwira mu byaro ntiyaboneka. Uko niko n'uyu munsi wa none Imana irimo igenda ijyana abantu bayo. Yego ntabwo dufite uburyo bwo kubyandika kuko aba ngaba bagiye babyandika ngo abakurikiyeho natwe ubwacu tugende tubibona tubisoma. Ariko Imana igihe kiragera ikabona imirimo ya mubiri irahagije, ikabona imibabaro ye ikwiriye gushyirwaho iherezo, ikabona imvune yakubite zirahagije, ikamubwira ngo ngwino uruhuke. Biragirwa ngo baruhukira amahoro. Umuntu wese wagenda agakiranuka Imana aruhukira amahoro. Imana ijyana abantu bayo ngo baruhuke, ikabajyana ntabwo bareke kuko igize ububazo ntabwo twabyemera twabikura. Arwaye indwara idashobora gusa, yarwaye kanseri y'amara kandi amara ye yararaye. Twashatse no twafata mu turere kuko tunapfundikanya wenda akaba ari kwibisikeya, ariko gasubira kuko twayibonye amara yararaye ari amatora ubuzima butugera hariya bishyinguye bibuze kubabwira ibanga.
bagaruye umubiri twambaye n'ubwigi twambaye gukora umubiri twambaye baravuga ngo mwihutire gutabara kubera iki mwihutire gutabara kuko uyu mubiri mu gihe gito uba wangiritse gito gusa Imana ifashe ntabwo rero nshaka gukomeza ahubwo ndagira ngo usa n'ugarukira ahangaha ibindi turaza kubiganira tugeze hariya ndagira ngo gusa turebe amagambo make yari muri Samweli wa kabiri umwanya bampaye Samweli wa kabiri ibice 12 turahera ku murongo wa 20 maze Samweli abwira abantu ati ntimutinye ni ukuri ibyo bibi byose mwarabikoze ariko noneho nimukeke ko mudakurikiye ariko noneho nimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose umuryango ukurikire neza nimugakebakebe kuko ari ugukurikira ibitagira umumaro bitarimo indamu cyangwa agakiza kandi ari ubusa Uwiteka ntazahemukira abantu be kubw'izina rye rikuru kuko Uwiteka ubwe yishimira kubihindurira ubwoko naha nashatse ko Uwiteka ubwe yishimira kubihindurira ubwoko heruka gusoma amagambo meza avuga ngo anezezwa no kutugirira neza muryango ndagira ngo babwire ngo iki gikorwa cyabaye umunsi hari abantu benshi bajya bagira igikomere kigatuma bajya kure y'Imana kigatuma bitotombera Imana ariko ndagira ngo babwire muryango ndagira ngo babwire ngo torero ibyo abagenda muzi ko twabibwiwe ndetse amasengesho twasenze niyo yagabanije umuvuduko byari bifite urabyibuka neza muribuka mpagaze ahangaha babwira ubuhanuzi abantu bamanuriye babwira ko tugiye gushyingura abantu benshi hagati mu itorero uri umudugudu wa Karugira kandi muribuka ko twagize igihe rwose babiri mu cyumweru muribuka ko isanduku ebyiri twazishoreranije ahangaha byo murabyibuka ariko nongeye guhagarara n'abasaba ngo munyemerere duhagarike ndasusumira ngo byananiye n'imyuka ndarekeye urumve shami nashitse iki kivi ni icyawe birashoboka ko bisigaye ari ibyawe ariko ntabwo si ibyawe hari Imana iri mu ijuru yamushoboje mu gihe cyagaragaraga gikomeye bazarikira bigeze bakurana ubu butunzi bigeze byose banana byose mu izina rya Yesu Pastor Rakasmani Mugisha twumvise amagambo akomeye twese turahafi tukimara kumvise inkuru n'uyu mwanya turimo kubona mushiki wacu akwiriye muri iyi sano kiri imbere yacu ntawe utatekereje ngira niko ntekereza ariko njyewe nitekereje aho Kagame yagiye natekereje kuko ari njye nyine ariko namwe mufite imitima mwanjye mwatekereje nanjye ryaje nanjye bizashoboka nanjye bazashyira hariya twabaye abanyabwenge twakwitaye ku iherezo ryacu twakwitaye ku iherezo ryacu kugira tubaye abanyabwenge muri saa 2006 narwaje mukama wanjye hano mu rugo mu gihe kigera hafi amezi 3 ararwara mwitaho uko nshoboye imbaraga zanjye zose ni umudamu w'umuhungu wanjye yari umudamu w'umuhungu wanjye yitabye Imana mu majivensi yabyibuka cyangwa ntakibuka madamu ntambara
baduha inzu yabo hariya Karurayi yari inzu ituzuye. Twashatse aho tujya gusengera, dutekereza kujya mu ishyamba biratunanira, baduha inzu yabo ya murumuna wabo hariya Karurayi yari ituzuye n'amadirishya yari atarafunga, baratubwira ngo tujye gusengeramo. Mama Siku twajyanyemo nawe ari we bitwibwiriye wenyine ngo nanjye ndaza kubafasha. Haleluya. Mukuba twabanye igihe kirekire nawe muri, ariko ntawabanye nawe Mama Siku. Ntacyo mbagaya ko mara gufasha, ntawatwitayeho, ntawambaye hafi, ntawamfashije mu rugo no muri ibyo byago Mama Siku, ntawe. Kandi ntabwo nagiye kumusolicita, ntabwo nagiye kumwiyambaza, wenyine yarisanye asiga urugo rw'iwe, araza tubana amagana n'ijoro. Byageze aho njyewe narakora ku manywa nkajya ku kazi akawirirwa. Yamureye neza, Bibiliya ivugira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Iyo bapfuye bapfira mu mwami, Imana ibita ko ari abanyamahirwe. Ijwi ry'Imana rikavuga ngo yeee, Mwuka w'Imana ngo yeee, reka bagende kandi imirimo yabo igenda ibakurikiye. Na bya bindi yarayeho byajoro nabyo bimuri inyuma byamukurikiye, na wa munsi mu rugo byamukurikiye. Kabiri, njyewe Mama Siku ku kindi cyumweru twari kumwe yansubije hano. Ntabwo bivugira gutyo ubifata kugira ngo rero njyewe ndavuga n'umutima wanjye w'urubuto. Mama Siku kuri njyewe ntabwo yamfataga nka pasiporo mwene se hano. Njyewe hejuru y'ibyo ngibyo yansuhuza ndabwira ngo kaka, ni ukuvuga ngo musaza wanjye twose rimwe kaka. Haleluya. Njyewe yambwiraga ngo kaka, ntabwo yambwiraga ngo mwaramutse pastor, oya. Turavugana. Bisobanuye ngo yabwiraga akababwira nawe nyamenya iki madamu ari hariya, ntabwo yamubwiraga ngo Mama Siku yambwiye ibyo yambwiye ntabwo yambwiye. Yarambwiraga ngo nkeneye iki, ntabwo uceceka, oya. N'abana bari babizi, yarambwiye ngo ngwino umerekeze n'ijyana ke sosiyale y'iwanyu, yarambwiye ngo ngwino umerekeze tujyeyo, twarajyanye. N'imyenda yiwe ngwino tujye ku ishuri ya mwene, yewe twarajyanye. Mama Siku yari inshuti yanjye, inshuti yanjye yari umukristo, yasengaga Imana. Hari umuntu uba hanze mu minsi ishize, aba muri Amerika, yarambwiye ngo wa mubyeyi uzamubwira aka kantu, yagaragaje amafaranga ariko ababwira, yagaragaje amafaranga ariko uzayambere wa mubyeyi. Yari inshuti ya benshi. Nagende yamenye amukurikiye. Icya kabiri, Mama Siku twaratekanye hariya haruguru mu gikoni. Njyewe naratetse mu gikoni cya hariya, ntabwo ndabisaho ntabwo bayishaka. Twaratekanye ndamusuzuma ndamwitegereza, n'abandi twabanaga kuriya narabitegereje njyewe. Mama Siku yari umukristo, yari itwararikaga, yari umukristo, gatatu. Yarasengaga kandi ikibazo afite ntakigaragaza, akifata gaceceka, nta rurimi ngo Imana imwakire ubana. Reka dusaba umukuru w'umuryango
twebwe nk'abanyetorero tumuhamije nk'umukristo njyewe ntakiribuka yibuka byiza yakoreye ahangaha. Reka twate mukuru w'umuryango naze karamu naze fata ijambo nyuma yaho atange na Wapendwa wangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kadogo tu, mniruhusu niimbe kanyimbo kadogo. Aravuze ati mbabarire gatoya n'indirimbo ngufiya. Kadogo sana. Ni ngufi cyane. Kunisaidie. Kandi namwe mumfashe. Mnisaidie. Wanashika vinubi mikononi, wakiimba wimbo wa Mwana-Kondoo, na mtumishi wake kushinda, akifurahia kushinda kwao. Dada Makindu Vumilia, mushiki wanjye Vumilia, acha nimwite mama. Reka mwite umubyeyi wanjye. Maana alikuwa ni mama kwangu. Kubera yuko yari umubyeyi wanjye. Alizaliwa mwaka wa 27 mwezi wa kwanza. Yavutse mu kwezi kwa mbere. Alizaliwa tariki 27. Yavutse tariki 27 mwezi kwa mbere. Mwaka wa 1962. Yavutse tariki 27 mu kwezi kwa mbere muri 1962. Na amefariki tariki 31. Yitavye Imana ku tariki 31 mwezi wa 10 mu kwezi kwa 10 2019. Huyu mama Vumilia Makindu, huyu mubyeyi Vumilia Makindu ni mtoto wa ADPR tangu mtoto wake. Anazaliwa katika ADPR tangu mtoto wake. Yavutse avukira mu itorero rya ADPR kuva akiri mutoya. Hajabadilisha hata siku moja. Ntabwo yari yahindura itorero habe n'umunsi n'umwe. Ile mtumishi wa Mungu alisema hapa ni kweli. Ibyo umukozi w'Imana yakoze hano ni ukuri. Aliolewa na Papa Juma Faliara. Yashakanye na Juma Faliara. Ndani ya mwaka wa 1978. Yashakanye nawe muri 1978. Wakazaa watoto 8. Babyaranye abana 8. Wa vijana 2. Abahungu 2. Na wasichana 6. N'abakobwa 6. Sasa anaacha watoto 7. Asize abana 7. Yani mmoja alimtangulia. Bivuze ko umwe yarabanjije. Na anaacha wajukuu 14. Asize abuzukuru 14. Amen. Amen. Hivi ninamwalika mwakilishi wa familia ya baba. Ahamagaye uhagarariye umuryango wa se. Kwa niaba ya familia ya baba tunasema karibu kwa ndugu Bisimwa kutoa neno. Bisimwa na tamuke afatisha. Bintu byinshi tutajya kuvuga kuri uwo mukecuru wacu. Hari ibintu umukecuru ntabwo twatwita amazina ye, twamwitaga Demayi. Twamwitaga Demayi, aho umwana wese ukunze ugasanga Demayi bimeze bite, Demayi bimeze bite. Wagira ngo umuntu wasanga atetse umugore ati Demayi bimeze bite. Uyu mukecuru ikintu tumwibukiraho ni uko mu muryango wacu ababyeyi bacu bajya bagenda tukiri batoya.
ariko yagerageje kuturera aho anyuze wageze hose akakwakira ntagire ikibazo twapfusha ndabyibuka kwibukirana papa mu munsi umubyeyi agapfa n'umwuka umunsi umubyeyi agapfa n'umwuka niyo wa mbere agezeyo na mukecuru wacu ariwe nyirabukwe ariko nyirabukecuru ntiyabashije kugera hano kuko agize uburwayi we yari ingoma ariko ikintu yatubwiye ni ugushimira ababasha bose kudutabara kandi mu gihe cyose twese duterana tuzagira ikibazo twese duhari azatwitabaza natwe tuzamutabara sawa murakoze nta bintu byinshi byo kurenzaho. Asante. Tunamwalika mwakilishi wa watoto. Tusabye ngo uhagarariye abana nawe, yaani kaka bienvenue, karibu toa neno fupi. Bienvenue nawe naze agira icyo avuga. twavuze turi abana umunani nkaba umwana wa gatatu. Nyuma yanjye haje kuzaho abakobwa bane, bwa nyuma na nyuma haje abyara umwana w'umuhungu. Kuri make twe twagize amahirwe yo kuganira na papa ahantu hatari urukundo iteka buri ntambara. Icyo kintu yadutoje. Kuba mama agiye adusize bifite impamvu. Ibya mbere mushimira kuko yasize umwanya aho papa yakagombye kuba ari. Yanoje umutima wo kuzamenya umuryango wanjye igihe cyose. Iteka arahora kugira ngo sinzazigukira umwana, bazigure umuntu wo. Ndabyibuka ejo bundi ari nijoro nagiye gusa basi kuganira na mama. Ako mu kuganira kwe urwego yaragezemo nta ntege yaragize. Ijambo yakabije yarambese, urabona ejo mu gitondo ibyo wagize yaramushubije ntubizi naramubizi. Ati ndaribwa cyane. Ariko iwanyu hafi ya bose ni abakobwa, kuvuga ngo ufite umuzigo munini. Usigira umuryango nk'uko wawureraga, ushobora kuba ufite ikindi wifashishaga uzakora n'imana, ariko muri igihe kumva ari ingenzi. Simbasize ngo mujyane, simbasize ngo murwane, haje intambara, haje ibibazo, ariko mukomere. Ndabaza se ibyo bintu uri kuvuga ubihagazeho? Abo bana nanjye ijambo ryo kumusubizaho hatangiye kuvuga ngo kumva wanamwumva n'ibindi. Kubera ko byose uzabanje yabivuze, kubera ko mama wacu yaratwitayeho cyane, yaradukundaga cyane, niyo mpamvu ugenda mu mucyo. Ariko ndaririmbaga byose. Duniani tunamoishi ni shida na matatizo, kila siku watu wanalia, mateso yana
Wamoja wanalia kuachwa na wandugu, na wengine magonjwa yasiyopona, na wengine wamekataliwa na ndugu zao, mateso yanazidi. Tunakulilia ewe Baba, uje ufariji watoto wako. Sisi ni wageni tena wasafiri, duniani siyo makao yetu. Tunatarajia kwenda mbinguni kwa Baba kupumzika. Tunatarajia kwenda mbinguni kwa Baba kupumzika milele. Tunatarajia kwenda mbinguni kwa Baba kupumzika. Tunatarajia kwenda mbinguni kwa Baba kupumzika milele. Enyi kundi la Bwana, jipeni moyo, tu karibu ya kufika kwetu. Muda kitambo Yesu atarudi kulichukua kanisa lake. Enyi kundi la Bwana, jipeni moyo, tu karibu ya kufika kwetu. Muda kitambo Yesu atarudi kulichukua kanisa lake. Ingawa ni shida za dunia hii, mbinguni kweli tutapumzika. Ingawa ni shida za dunia hii, mbinguni kweli tutapumzika. Tunatarajia kwenda mbinguni kwa Baba kupumzika. Tunatarajia kwenda mbinguni kwa Baba kupumzika milele. noneho baramuhamagara baramuhamagara arambwira ati bamuze nabi. Namugezeho nka saa 10 turasenga nk'ibisanzwe, kuko nyine byabagaho tugasenga tukabona Imana rwose. Nyuma nyine tumaze gusenga, njyewe nyine ndataha kubera ngo nabaga kubarika. Noneho kuwa gatandatu nzaza kumureba none nimugoroba, arambwira ngo SIKU ndumva ndi kubabara. Akambwira ati dore hano ku rubavu tukabona nyine hari ikintu gisa n'ikiri kujomba, gusa turakomeza turasenga twizera Imana twebwe twariyumvisha ko byakunda ntabwo yagenda. Ariko ikintu kimwe cyo nshaka kubabwira, ntimugatekereze yuko amasezerano yanyu yatuma mudaca, mwagenda kandi bikemera. None ahubwo icyiza ni uguhora wiyejeje, kuko ntabwo wakwifuza ngo Imana yarambwiye ntibirasohora, nawe agiye hari ibizasohora. Ese mu yandi magambo, Imana ni udashira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntikiremwa ngo yibagirwe ibintu twakoze. Imana yacu ni nziza, yagiye kuruhukira kandi no mu bikorwa yakoreye Imana yamugisha. Eza kutugisha inama, iyo tugisha inama kandi bibwira ngo ni ibirezi, ariko Imana ishimwe ko yabikoze. Nanjye rero ndashima Imana, uyu mubyeyi yambereye umubyeyi, ndabivuga gutyo. Umuririmbyi yabivuze aravuga ngo nta yindi jambo numva ashaka kuvuga usibye gushima. Avuga neza, aravuga ngo si uko amarira yashize turimo kurira, ni amarangamutima nyine, ni uko tubayeho abantu turimo kurira, ariko tutarizwa n'uko agiye ahabi, ahubwo nyine ni amarangamutima. Rero Imana ishimwe. Mu mpano nyinshi bavuze uyu mubyeyi yagiye agaragaza, yewe ndashaka kumuvuga mu mpano y'ubwenge.
VUMILIA MAKINDU yari umuririmbyi wakoraga umwe ushimwe mwiza cyane, usabana n'abaririmbyi bose babe bamuruta cyangwa se nawe abaruta. Yabeshyaga n'umuntu wese. VUMILIA MAKINDU nta muntu yabangamiye. Muri iriya korali amazemo imyaka ijya kuba 25. Yari amaze imyaka 25 muri korali umwe, yubahiriza ibisabwa kandi ari intangarugero, kereka hari ibyo yaba adashoboye. Ntabwo ari wa wundi wasiba muri gahunda za korali atabimenyesheje, kandi nabwo yabikoraga ari impamvu ikomeye yagize. Iyo myaka ya 25 amaze muri korali umwe, ariko si yamaze muri iyo ntara y'uburinzi. Yatangiye kuririmba umwana mutoya cyane, yewe atazi n'Ikinyarwanda. Yatangiye kuririmba ari umuntu w'igiswahili gusa, ariko kuko yarakiri umwana mutoya yagiye amenya Ikinyarwanda. Mwaganirira bamwumvaga ko ari umunyarwanda wafashe ibyangombwa mu mpano yo kuvuga neza Ikinyarwanda. Yatangiye umurimo wo kuririmba mu myaka ya za 82. Yatangiye kuririmba muri korali Hoziyana, yari itarakomera ikiyubaka. Agaragaza ubutwari budasanzwe kuko yabacurangiraga ingoma itari izi za kijyambere, ahubwo n'ingoma bakoraga mu bintu by'ingunguru. Yari umuhanga muri urwo rwego, akabikora neza cyane. Nyuma yaho yaje gutanga umuhamagaro muri korali yitwaga iya kabiri kuri Hoziyana, ari nayo yaririmbagamo ya bifite inkomoko hano i Gikondo. Agomeza gucuranga ingoma kandi akaba umuririmbyi mwiza mu ijwi rya kabiri cyangwa se alto. Na n'uyu munsi arangije urugendo rwe. Ntekereza ko Imana yateguriye uzamusimbura muri iryo jwi. Imana imuhamagaye, twari tutaramurika muri iryo jwi rya alto, aririmba neza cyane, abasha no kwitoza abandi baza batanga umuhamagaro. Mama SIKU ari mu baririmbyi bagera muri 20 bimutse bava ku Kubura baje gufungura uyu mudugudu w'amahoro mu mwaka w'1992. Yaje mu baririmbyi bake bagera muri 20, akomeza umurimo wo kuririmba. Yawukoze no ku Kubura, aho twimutse tuva tuzahora Gikondo. Ntabwo yigeze acogora muri iyo mpano. Rero n'abarambiye uyu mumama asize icyuho gikomeye. Rehobote na korali y'abana, impano ze zagiye zaka zikagera no muri ibyo byiciro no mu itorero rusange. Mama SIKU rero dusizemo icyuho gikomeye tuzakugarirwa. Imana kuduhereye iruhuko ridashira.
Sigenda papa. Amakugira y'ukucanaye papa. Oya nuko byarangiye. Zahita nsezera kw'isi n'umubiri ngende nzajya kwibera iwacu kwa data mu mahoro nandukanye n'imibabaro yose yo kw'isi nindangiza imirimo yanjye ya hano kw'isi nzahita nsezera kw'isi n'umubiri ngende nzajya kwibera iwacu kwa data mu mahoro nandukanye n'imibabaro yose yo kw'isi. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazasarurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazasarurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege ukazasarurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazasarurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri niwo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari niko n'ab'ubutaka bari bandi, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'uwo ijuru n'ab'ijuru bandi bari, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ibiri maze ngarutse ku Karugira nyuma y'imyaka 15 nari maze, ntabwo twigeze duhamba umuntu ngo abantu buze urusengero rwa Karugira. Niki cyatumye abantu buze urusengero rwa Karugira? Ni imbaraga yari afite se? Ni ubutunzi yari afite? Bamwe baravuze ngo iyo umutunzi apfuye ngo abantu barahaguruka bagahagarara. Uyu se yari umutunzi? Uyu se yari afite ibiki? Mu kuvugisha ukuri bigaragara, ariko yari afite Imana. Yari afite Imana muri we, yabaga muri we. Abantu bagiye babona mu gihe gikomeye, bagiye babona mu gihe kiruhije, kandi iyi Imana yacu ubundi igaragara mu gihe gikomeye. Mu gihe cyiza se hari abatasimbagurika bakavuga ibitangaza bagashima Imana, ariko ikigoye kiruhije ni ugushima Imana mu gihe kiruhije, ni ugushima Imana mu gihe kibi. Ndagira ngo rero bibutse ngo uyu mwanditsi aravuga ngo icyo biba ntikiba kizima, ntikibaho kitabanje kubona. Ndagira ngo babwire ngo ntiyagira ubugingo buzima, ntiyagira imibereho mizima y'iteka ryose atabanje ngo ave muri iyi ngiyi. Biradusaba ko tubanza kwiyamburira ikote, biradusaba ko tubanza kwiyambura uyu mubiri upfa, biradusaba ko tubanza kwiyambura uyu mubiri urwara, uyu mubiri ubabara, ukena, ugira ibibazo, uhora usuhuza umutima. Biradusaba ko tubanza kuwiyambura kugira ngo twambare utabora, twambare udakena, twambare udasonza, twambare utagira ibibazo. Ubwo umuntu wese nahagarare ku izamu rye narebe ngo jewe bizagenda bite. Abadufasha nibigira hafi baze babikore, nimubaze mubikore hanyuma mubone mugende, nimuyururutse hanyuma mubone mugende.
ubuzima n'uruhukire mu mahoro. Imana ubwoba ntabwo bwica ibyorezo by'amapfa indwara iteka zizavuzwa n'ijuru abayuda munsi mwisuhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranyirize mu ijuru rye. Tarumbeta ya mwana itakapoliambara milele itakapopambazuka nangwalewe Murira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira we mutimurira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira. Mana data wa twese, Imana ngira ubutware n'ubushobozi, Imana yahozeho kandi izahoraho, urategeka byose bikabaho, kandi ijambo ryawe rijya risohoza umugambi n'umuteguro wawe ku bantu bawe baba b'iki gihe n'ab'igihe kizaza. Uyu munsi turagushimiye, ntabwo ujya utungurwa n'ibitubaho bya buri munsi kuko uri Imana imenyera kuri bizaba kandi ukabisohoza mu gihe cyawe no mu buryo bwawe kugira ngo werekane ko ukiranuka mu byo uvuga no mu byo ukora. Uyu mwanya rero ibi tubikoze nk'abantu ariko wowe uri Imana. Mana data wa twese, tuzi ko ubugingo bw'umuja wawe bwageze mu gituza cyawe. Uyu mubiri rero turyamishije aha ngaha, turasabye ngo kuri wa munsi w'umuzuko uzongere guhura n'ubugingo kugira ngo tuzongere kubonana n'abacu ubuziraherezo. Mana ndagushimiye ko abagutegereza nta kiza na kimwe bigeze bakurana. Sengeye aba bana basizwe n'uyu mubyeyi, Mana ubiteho barebesha amaso y'imbabazi, ijisho ryawe ntirikabaveho ku manywa na nijoro, kandi bataraguhamagara uzajye wumva uri mu ijuru bitabe, bataragutakira ubatabare, babera igisubizo kibazo n'ibyifuzo byabo bya buri munsi. Mana data wa twese, mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye bajye babona ubwiza bwawe buri kumwe nabo kugira ngo bagirire neza. Turabingingiye ngo n'abazumva inkuru z'iby'uyu munsi bazafatanye natwe kugushima, bamenye kuri Imana igirira neza bayitegereza bose. Gushima ibyo wakoze n'ibyo witeguye gukora, icyubahiro n'ubutwari bibwiye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze pastor kugendera nabo nibaze bashireho indabo kumva uyu mubyeyi wabo. Abana nibaze, abana muze mwese, abana ni muze. Acyo abahari n'abarahagije ni mumureke uwo ngo nimbana nyine umushireho namwe indabo umushireho mwana wa mugisha. Abagize nyobozi ya Karugira, reka Amarira inashukuru, irashimye kwa upendo ambao mnaonyesha, kubw'urukundo mutugaragarije. Kwa kweli msipozimia mioyo, nimutazima mu buryo bw'umwuka, Mungu atawalipa, Imana izabahemba. Jambo la pili, ijambo rya kabiri, hatuna mengi ya kuzungumza saa hii, nta magambo menshi dufite yo kuvuga muri uyu mwanya. Mengine tutazungumza kule kwenye kutanawia mikono. Ryo tujya kongeraho turarivuga tugeze hariya tuza gukarabira. Amen. Amen. Ku rusengero hariya.
reka dusenge. Mana turagushimiye muhango mwiza wo guherekeza umubyeyi wacu turangije warinziriye bwa nyuma. Mana yo mu ijuru, reka dukomeze dusabire uyu muryango. We urawuzi, urawukunda, uwiteho kuko ni wewe nyirawo. Tujye gusubirayo duherekeze nanone tugere hariya mu rugo amahoro. Natwe wadatani mwijuru areba mukizera umurwa w'amahoro ibyishimo giteka ngiringiye kuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira iteka haleluya iteka wadatani mwijuru areba mukizera umurwa w'amahoro ibyishimo giteka niringiye kuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira